kiriya cyumba kiriya mugabo kibamo amagini ibyo wari ubizi none habamo n'imyuka mibi umukobwa ugiyemo yamaze iminsi myinshi n'umwe ahita yivura ku isi ugira ngo amufashe ikiziba usobanura njye nta kintu nakumarira kiri ikiziba cy'ibyo nyine ugiye kumureba aha ikomereze da ntazatongana na bosi ikajya neza nicana bazanye aya nayo nzabigeraho mu myaka n'ingahe iri imbere nzaba ndya neza fresh kurwana we dore wow oh Linda umeze ute bebe amakuru umeze neza cyane shaka karibu shanuko umeze neza ariko sinari ngukumbuye mana we uzi none niriwe hano nyine tu ndatekereza ndavuga ngo bobo kukubwira ukaza nyine tukirirwana nawe wari umwumviye se cyane shamanda ya uzi hari karo ari mwiza kuri nge wabaye na mwiza cyane ahantu hose kabisa Linda nkwakiriza ikizi shaka ndikumva nta kintu nshaka nyine seriye ke ndakishamo ijisho ukuntu twebwe tugira gutya turanja ariko ntari sha rero urumva gusa ukeneye gukomeza kureba mufi shaka umuntu uze umukozi uvuga cyane kwiki byata hari ibintu se yakubwiye bitari byiza bibi cyane Tycoon sorry gato yareka murebe ikiraje ako Tycoon ntabwo ari wemba mpamagara ubundi ako ndebera n'ibi bintu by'ibiri neza kandi nibyo tuzapfa ariko reka ubundi nikute ikibuga yuko vuga kubwira ubuzima nifite kandi nibyo nkubwira icyane kirakureba mbwira ntawe nibikiba wamubwiye kandi n'ubu bushize wibuke niye hari ibintu wamubwiye kugeza n'ubu uzi ko adashobora kugaruka kandi byatumye kubera amagambo wamubwiye cyo kujyana n'ibyana byiza ndeba ariko ari njyewe nawe boss hano ni kandi nzakwirukana kandi reka mubwire uzi kubwizo mpamvu sura kuri yagiye ntabo yagaruka uku kwezi ndaguka kwezi kose ndagukaze nese ubwo nunga kandi njyewe ubise nungatamenbaga icyatanu kuko nzaho ahubwo nureba naburajya no mwideni nureba nabuzanjamo n'ideni ariko reka mubwira nanjye nungata toka stop yakuvuga banza wumvise ugize ikintu ugiye gukora none ugiye mu cyumba urumva ugende ujye ku kabotike hariya uzane cya kiyoga uzi akunda sozi yanjye twanyweye bushize uyizane ikindi seriye kira ntacyo upfe kumuzanira na tunuza tumwe arya niva mu ngome n'iki kiba byikaraza kabeho ntabwo hano iri igitura hoya urabona muza jya ubyita ngo ikira ntabwo bizi ibyo twatuma tuba twikaraze gutya sosisa ndagukata igihumbi gusa sengiza ntiwategamo na moto ugiye iwanyu mu cyaro urabona nkanjye w'umushomeri ahubwo ureba n'agasitiri kajye ku gasi kandi ntuzongere kwambara bino birineti imbere yanjye ndabibika rwose ndabibika sawa nibyo ukore vuba kandi cyane Linda ibintu rero kuganira hano muri salon ngenda kubona atari sawa ibintu twigire
ariko nyine tubwira nyine urumva stress z'akazi ziba zimeze nabi ariko bana yanjye sinzi ukuntu ndi kwiyumva kandi nshaka niyo urumva si neza se shana ahangaha nimukiye aha navuye muri cya cyumba cyari ahari so ariko noneho urumva wihangane gatoya reka mbanze njye muri dushe ndaje nkuganirize tere stress byose nari okay sawa sawa none se kujya toilette shaka kujya kuri toilette akanya gato akereka mbire wa mukozi wanjye azakwereka sibyo sawa Tycoon yo ako igihe mba nahamagariye kandi sha kirera yo bosi ndamumva bakunda gahunda zibiri ngiye kugenda mwereke toilette ariko mujyane muri ya toilette ya OG ngiye kujya mu kadushe gatoya ariko wirinde ibintu by'ibikamba atuwa bosi naribi kamugeraho to yo cyuki abandi nyuma muri kubwire barayi akantu k'ubwenge zimwereke cyangwa nakibwiye ko hano harimo abazimu ndaje iyo umuzimu mukange mujyane mu cyanjye noneho ibyo bosi yigeze kiraza nyireba hano neza mfite n'ibibero by'ibitugu nza akavamo umusirikare Kuwirukana nini? Ndabizimu birimo manzi. Sibyo nakubwiye se. Reka mwereka. Pasiteri yanahambatirije. Use ntabwo harimo ibisi. Rikirikiri. Banza wumve n'oderi yaho. Hari n'agaparufe. Rwose. Yo koko. Ahubwo kandi negetse. Kitaza. Mama yima. Undi biba kugira bakare. Nise birabizimu abishyiramo gute? Ni ibintu by'iwabo nyine by'imiteko simbizi. Kandi ntibizi. Ubwo we tuzi utekanye hano ni wane kuri Dodoma Meva.
ubwo se wari umeze uterata kumbaza ngo nayimeze ute mani nubwo naherukaga kukubona mama y'Imana ndetse undi wambaye igare harashize igihe wambonye ndi ndi wambonye ndi waje kumusura nyine waje kumusura mama y'Imana ntukoresha ififiriti bose baba barya neza ku gafifi nanjye ngo ntacyo mvuze ndi kurepeta bayida ufite n'agafone keza mbese cyakora nawe urakeye wambaye neza ewana nibyo koko bavuze nisi buriya umubosi agomba ngari shasi kari makeya 2 mbese 2 umuntu kuko ndebe bose murusha kwa matembi cyane mbamagaze nisi 200 wayiguramo biba nanjye cyatuma ibintu ngibi ndebye burya yabika amezi angahe ahita niyambika fresh byanjye cyane kizamara ikigere kimwe mu by'abafite kubivuze ko ari amafaranga ugiranye ngiriye neza nawe kigera aho duke ko iyo boss aba yakugeneye hanyuma reba ko ntabwo neza ariko warasaze shara ubundi igihe n'ubundi bwarasaze nuko ubundi nabonye ndera abana y'ikize nk'umunani ubundi ndagusubira gufate urwa nyuma hanyuma cyahakize bigenda bikavuka uzambwira ngo aya gihugu ugiye kwa muganga nibyo koko gusa cyakora ari mwiza we nisanga biri hano nabona ibizimu birimo kareka icyumba cyanjye kirasebye padiri aza kumbatirizamo aza kumbatiza 18 Linda Hera akose Linda kumusiza hangaha sha wavuye mu bintu by'imikino byo kunyihisha uka Linda kahuri usiko Yesu mwami bibikise none kintu mwana yanjye nabyo simana agiye mbona muntu urimo imikino yo kwihishanya kwikina abana ndagihombye we ariko iki gikozi iki kintu nzakica ko mwana ibintu byaturutse buguririya iyo kwibumba biranambabaza Tycoon koreka yanjye kiguyera
Tayikuni ako ikiremba naguhamagariye ubundi ni ibiki urimo gukora utse tuvuga warusinziriye nari nsinziriye nyine usinzira sakanya nari ngiye muri dushe warusinziriye nako nari naniwe rege ibirungo nakoze n'inyi kwa mu sister wanjye ngiye wacana wasanga byose mu byibona byamwe ako si bizimu kandi ibyo bintu nibibwira abantu bose kandi nta bizimu tugira ubu ngubu nyine agezeho singize niba yamutashye menya yatatse ko numvise n'amwe yiruka biki cyane yiruka ariko reka mubwire ibyo bintu by'ibizimu uzabigabanye cyangwa uzambwire nzakwiruka nta kibazo bugembe n'ijyana kuko numva umbwira nka bose ni wowe bose cyangwa ni njye bose twembi koze n'igicucu umuhamagarisha ariko ndamutuka bambabaje uzikurura inama yiteguye nari nanumva nashyushye ariko tu kamuhamagare kiriya gicucu nagomba gitumye mu mitera ariko reka rebe ko nyagura ko numva isomeye mpamvu telefone ye kingura ndavuze ngo ko numva isomeye mpamvu yewe mana we